Yago Pondat uyu muramuzi cyane. Ku rundi ruhande Djihad nawe ntabwo afite izina riciriritse by'umwihariko kuri YouTube nk'umunyamakuru mwiza abantu benshi bakunda by'umwihariko igitsina gore. Gusa kuri iyi nshuro ibyo si byo binzindiye, ahubwo nzinduwe no kukubwira kimwe gitangaje cyabaye kuri iyi mihanda by'umwihariko nyuma y'iminsi ibiri ishize gusa. Uti byagenze gute rero? Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Hola TV, ukanasiga comment ari nako ukora share ngo ibintu birusheho kuba bombastic kandi turusheho kugera kure. Ni nyuma yaho rero muri iyi mihanda by'umwihariko ku banyamakuru bakorera kuri YouTube channel zo mu Rwanda hamaze igihe hadutse ikintu bita guhangana, gutwika bya hato na hato ndetse n'indi myitwarire idahwitse. Gusa kuri ubu habaye icyo nakwita ikidasanzwe cyangwa se agashya ariko kari negative somehow, kubera ko muri entertainment na showbiz nyarwanda ntabwo tumenyereye ko umuntu ufite ubwenge muzima afata ifoto y'undi muntu yambuye ubusa atanabimusabye akayikubita ahabona. So ngo ni gute rero? Kuri uyu wa kane mu masaha y'umugoroba nibwo witwa Yago Pondat yafashe ifoto y'uwitwa Djihad ayikubita ahabona. Ni video ngufi ikubiyemo ibikorwa bya Djihad arimo arikinisha, bigaragara ko ari mu gitanda, bimwe benshi basanzwe bavuga ko ari ubuzima buri private. Ibi bishobora kuba ari nabyo byatumye uwitwa Yago Pondat afata icyemezo cyo kwerekeza mu gihugu cy'Ubuganda, aho yasize yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ngo agiye Uganda kubera ko ahunze abantu bamwanga kandi bamaze igihe bamuhiga. Ku rutonde rw'abari bamaze igihe bamuhiga rero mu gihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko ahunze mu ba mbere harimo uwitwa uyu Djihad, Fata ku mavuta ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye by'umwihariko bafite aho bahuriye na Djihad. Gusa ku rundi ruhande twakwibaza ngo mbese ku ruhande rwa Djihad iyi video imaze kujya ahagaragara Djihad yabyitwayemo ate? Djihad amaze kubona ko byanga bikunda yagiye ku rubuga yize kwiyakira kuko nta kindi hari yasaga n'ukora, maze ubundi atangira kuvuga ko byanga bikunda adatunguwe kandi ashimishijwe cyane nuko video ye yagiye ahabona nk'igikorwa cyo guhamiriza abamwitaga umutinganyi ko atajya atingana ahubwo afite abakobwa bakundana kandi bakorana imibonano mpuzabitsina. Ku rundi ruhande kandi abantu bakomeje kwibaza byinshi, batise iki gikorwa cy'ubugwari Yago Pondat yaba yakoze cyo gutereka hanze umusore Djihad yambaye ubusa ndetse nigenda guhitamo gusohoka igihugu kwa Yago Pondat byaba bihuriye hehe n'ibindi bigiye gukurikiraho? Ese niki cyaba kizakurikiraho? Njyewe uzakomeza kukugezaho byinshi kuri ibi. Amude presenter number 1 kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share, ukibuka no gusiga comments. Ndabakunda cyane.